cya kabiri umuntu uhorana ibibazo byo muri finance mbese mu bukungu bwawe hahoramo utubazo sufficiency bidahagije nyine ubona ntabwo ubasha buragerageza ntabwo bikunda warahagurukiwe dayimoni irakugose n'imbaraga mbi ibi nshaka kubabwira ngo dusengere bano bantu abyumvise twinjiye muri izo mbaraga icya gatatu gutsindwa muri burya business ubundi ntabwo ari ubucuruzi business ngira ngo ni ibintu ikintu cyose kibyara amafaranga nicyo cyatangwa ni business failure ugatsindwa mu byo ukora byose byakuzanira inyungu byakuzanira inyungu mbega muri make icyaguha inyungu cyose ukabona agenda utsindwamo kandi ntacyo utakoze kugira ngo ugere kuri urwo rwego abo turashaka tubasengere kuko satani yarabagose kandi hari imbaraga zigomba gukora ibyo bintu icya gatatu ni indwara z'ibyore ni indwara zo muri karande maladie héréditaire mu gifaransa uruhererekane mu muryango cyangwa yego urabyumva ariko indwara runaka ugasanga umuryango wose urwara amaso ibintu nk'ibyo urwara amaso urwara ntuze urwara igifu urwara imigongo sinozite mbere ugasanga mu muryango muhorana indwara imwe n'urupfu ugasanga ni rumwe aha hantu nko gupfusha abantu nka batatu bose ugasanga bakubiswe n'impanuka mu muryango ni ikibazo uyu niyo turamusengera Imana niba hari izi nizo mbaraga tugomba kwirukana ubundi ibintu byose ndimo mvuga nibyo satani hishama akabaza imitima y'abantu kandi biriho umuntu yagutiza umwenda we wabambara ugaca ku ruhande umusimari ukagenda yego gakondo bamuzi gutira urubanza rukaba ruravutse iyi accident yo ni imwe ituma abantu bahangana igashyira inzigo hagati y'abantu bari inshuti yego ni ukuri hari abantu bagira akaboko kamena pe nzongera ngo utize se Imana batabare ikindi ngiye kuvuga indwara zitagira ubusobanuro cyangwa ntabwo uri kubyumva njyewe ndakukurikiye zitagira ubusobanuro nta kintu nimubwiye aha ngaha Jerry ni ukuvuga ngo ikintu cyakwita ngo ni frequent accident ni ukuvuga ngo zihoraho ntabwo ari accident z'imodoka ngo bagonze no akana kaguye karwaye ibise hari abantu uzara banakuze ugire ngo bacaga mu misumari bafite inkovu ahantu hose ikintu cyose ukabona kibaye impamvu ufata telefone y'umuntu ikakumenekeraho wafata itasi ikameneka wagiterura isafuriya ikagira ukabona mufite amaksida mu rugo atabaho y'uruhererekane hari n'igihe uzana n'umukozi wagira ngo yaremwe muri aksida nawe akasiga amasahani yose yarajanjaguye yego urumva ni ukwatura imbaraga ibintu bigahinduka uyu ni umwuka wo guteranya abantu umwuka wo guteranya abantu none kumeneye ikintu se wakurura igiseri rikavamo kandi cyangwa abantu ntabwo mubaza ariko buri bibaho haleluya ubumwe bw'abera ministries hamwe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste muri ya gahunda yo gutabarwa kurengerwa no gukundwa n'Imana dukomeje amasengesho twinjiye mu cyumweru cyitwa ngo bohora zitura kuraho ibyo abarozi baziritse ibyo bagome baziritse agambanyi baziritse ikintu cyose kiziritswe kigomba kuziturwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti natwe muri aya masengesho witegura kwakira ibyaziritswe byose maze ukabasha ukarengerwa Imana nishimwe cyane kandi ni muri urwo rwego dukomeje ya gahunda yacu ya Seeds of Joy fasha abana ita ku bana ita kubabaye ni uburyo bwiza bwo kwerekana ko Imana iri mu ruhande rwawe ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari itorero si idini si n'umuryango sigenda no kuba n'itorero burundu ahubwo naho duhurira tukanezerwa bohoza zibuza isoko yawe amina amen mwese ko mwebwe bera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka reka nizere ko mumeze neza mukomeje kugubwa neza namwe mutameze neza Imana ibarengere ibahe amashimwe ubwo ndavuga batameze neza bafite abarwayi abarwaje
abafite uburwayi butandukanye n'ibibazo bitandukanye Imana ibabe hafi. Amazina yanjye ni Jerry, nkomeje kukwifuriza ibihe byiza kandi ugire icyo wungukira muri aya masengesho tumazemo uyu munsi no wa karindwi turi buhumuze uyu munsi, ariko gusenga birakomeje nuko ari cya gihe cyashyizweho cy'iminsi 7. Sirasi waramutse sashimwe ahimbazwe umeze neza? ndashima umukiza wambaye neza pe. imbaraga zibikora zirahari tubikesha abantu b'Imana. Yego, Imana ikomeze kubaho umugisha. amen. Yego baba babigizemo uruhare, Imana ibaduhere umugisha mwinshi. Yego nongeye no kubasuhuza, ngarutse muri aya masengesho, nyagarutsemo ari no kuyasoza, ariko ni ibihe bidasanzwe, nakiriye ibihe bidasanzwe, mba mu bihe bidasanzwe. Ngarutse rero mbasuhuza mbabwira ngo nitishimire Sirasi ugarutse imbere yanyu, abo ku bumwe bw'abera mukomeze mugubwe neza, mbasabiye kurama imiryango yanyu, murame abavandimwe mwese murame, abakurikirana ubumwe bw'abera mwese murame, abo mu Rwanda hirya no hino ku isi mwese murame. Nkunda no kubibwira Mushuma ngo Imana imuhe kurama, Jerry nawe Imana iguhe kurama, Amen. na Joseph Imana imuhe kurama. Rero Imana ikomeze kubamera umugisha, ariko nkunda no kuvuga ngo mujya kuri Ankoraho TV. Ankoraho TV naho muzajya murushaho kugubwa neza, mumererwa neza. Hariho ni nomero mwazisangaho, ni 0782296667. Ariko nshimira na Mushumba wanzanye hano akanyikiza hano ku bumwe bw'abera kugira ngo dukomezanye kandi turushaho kugubwana. Ndamushimira, Imana imuhe kurama, niwe ubungejeje ahanga kugira ngo namwe mbabone, kandi namwe ndabashimira ko mutera inkunga. Mushumba aho uri hafi aha, ukuboko kwiza kw'Imana kuko Imana ikuduhere kurama gusaba umugisha kuba nzamuye abandi bari banjugunye. Ni muri ya masengesho rero turimo, ya masengesho turimo, umuntu hari igihe abura inzira kandi inzira Imana yarayiteguye. Yego, ariko shitani n'ingabo ze zigafunga inzira, umuntu akabura icyerekezo, akabura uburyo, akabura icyo yakora, kandi inzira yari ihari. Yego, inzira yari ihari yacururizamo, inzira yari ihari yabyara abana akamubera umugisha, inzira yari ihari yo gukora akabona umugisha, inzira yari ihari y'ibintu byose bigakunda, akaba umuntu ukubahwa, hari umuyobozi ariko abantu ntibamwubahe. Inzira yari ihari, ibintu bikaba byahinduka, inzira yari ihari. Yego, hari ikiganiro twakoze mu gitondo cyashize, Mushumba ari mu kuvuga, turi mu kuvuga kuri dayimoni itera uburagi, ubuhumyi, kutumva. Rero hari igihe iyo dayimoni yifunga inzira ntuyirebe, kandi bigaragara kuri mu kureba. Ndagira ngo abantu bose bakurikiranye amasengesho, buriya Imana aho ibera, Imana ikora ibintu bitandukanye n'iby'abandi. Hari abo twabanye kuva ku munsi wa mbere kugeza n'uyu munsi, ariko hari n'abo turi bubane uyu munsi, kandi ngo abakozi bose bahembwe kimwe. N'uwaje inyuma z'ibiribiri ngo basoze yajyanye ibihembo. Imana iratangaje. Imana ntabwo ikora nk'abantu, ntabwo Yesu akora nk'abantu. Imana ntikora nawe aramuhemba, ntabwo ikora nk'abantu. Abantu bagiye bavuga ati wowe waje nyuma, wowe ntawe turaguha make, ariko yo ntabwo ariko ikora. Nufunguye video ugiye kureba uyu munsi, nawe yakira ibye, kubera irahita imwuzuriza bishingiye uko yaje. Yego, hari ububasha ifite kugukura mu nzira itagaragara cyane ikagushyira mu nzira igaragara. Yego, mu gihe abantu bavuga ngo guma muri iyo nzira itagaragara, inzira ntuzabyare, inzira ntuzabona akazi, inzira ntuzubaka inzu, inzira ntuzagura imodoka, inzira ntuzutware moto, ntubone perime, mbese abo shitani n'ingabo ze bakabishyira ku murongo bakavuga ngo ntuzabibone. Ariko iyo Imana icyo yavuze kuri wowe igize ikagukura mu nzira nk'iyi itagaragara, ikagushyira mu nzira igaragara, ukubaka inzu bigakunda, ukagura imodoka bigakunda, ukabyara abana b'umugisha bigakunda, urugo ukarwubaka bigakunda, kubera yuko Imana yabigizemo uruhare. Nubwo bikugose, bikuteye ubwoba, mu masengesho tumaze igihe turimo gukora, Mushumba yavuze ngo hari abakobwa baba baratwariye imihango, hari ababyeyi ingo n'ibindi byabaye ibintu byinshi. Ariko nubwo biba bimeze uko nguko, harimo izo ntambara, ni shitani wagabye ibyo bitero byo kugira ngo inzira itagaragara kuzakora ubukwe, kuko bakoreraho imihango myinshi. Yego, nimba batwara imihango, bagatwara imyenda, bagatwara imisatsi, bagatwara gutyo, bagenda bakagutongera kweri, bakakubuza inzira y'umugisha ku buzima bwawe. Ariko hari ibanga, hari ibanga.
nuko umwami akomeza kugukurikirana kugira ngo agushyire mu murongo w'inzira ugomba kubonamo ibyawe. Hano rero hano ubumwe bw'abera duhagaze mu mavuta amenagura izo mbaraga zose. Ndafashijwe. Duhagaze mu mavuta amenagura izo mbaraga zose, akuraho ubwo butware, akuraho ibyo biguhiga, akuraho ibyo biguhagurukiye. Muri aya mavuta akandagira amateka, bigatuma ugubwa neza, ugasa neza, ugacyuka, ukamererwa neza. Ndafashijwe. Yego, dusenge twinjira mu kiganiro cy'uyu munsi ariko tunahumuza amasengesho yacu. Yego, y'uyu munsi. Yego. Mana, turagushimiye kuri Imana yo kwiserwa. Aya masaha, iyi minota, aya masegonda twatuye ubuzima bw'umuntu wese ugiye gukurikirana ibyo umwami adushyizemo. Agiye gukurikirana Mushumba, ugiye gukurikirana Jerry na Joseph, twese uko turaha utwuzuza imbaraga zo gukora imirimo n'ibitangaza. Mushumba ugiye kumukoresha, hari icyo wamubwiriye aya masengesho, aricyo agiye kutugezaho, aricyo agiye kutubwira. Nanjye ndagushimiye kuri Imana ikomeye, ubane natwe, ugiye kutwumva yumve kandi asobanukirwe, amenye igihe ahagazemo, bitume ahinduka, bitume abona ubuzima, bitume ibintu byose bikunda. Mu izina ryawe Yesu Kristo turagushimiye ugiye kubikora. Amen. Amen. Murakoze cyane Silas. Turi kumwe na Mushumba nyine, nawe ndamwakiriye cyane. Yesu ashimwe Mushumba. Yanda bashubije mwese kuri uyu munsi wo kuwa mbere kugira ngo data wose tugire neza, kandi ndibwira ko ntabwo iminsi 7 yari yuzura, ahubwo turahumuza uyu munsi, ariko tuzakomeza. Nifuje gushima Imana bwa bene data mwese mwakoze umurimo. Imana ibaho umugisha. Jerajya mbwira ngo njye nkunda kwegama ngo nibyo byiza, reka negame wa mugani wawe. Iyo mpamvu intebe sifite ahantu begamira. Nakugarama n'akajosi gutya. Okay, fine, that's good. Okay. Ariko icyo numva ashaka ko tuganiramo amasengesho, abantu barimo barabohoka kweri. Ibyanjye nawe kari bitatu: kwimenya uriwe, kumenya icyo ushaka, kugira ngo uzabe wifuza kubaho. Njye uyu munsi uko bisobanuye biba by'imivumo, ubundi akenshi nta muntu wakoroga atakuzi, nta wakurwanya atakuzi. Hari ibintu bisaba ko haba hariho connection aho ngaho. Njye rero umwanya ntabwo ushaka gutinda, ko ushaka ko dusenga cyane. Wagusebye atakuzi ako kantu yakuse atakuzi gutese. Rega ni igihe twahaye abantu, rega babikica ibintu bukanirwa gukora akazi koyerwa ubucungu. Ubundi nabaze nigeze gukora ka post nigeze gukora rimwe kavuga ngo gitinze imbwa no guhunahuna cyane pe. Urahunahuna mu baturanyi, urahunahuna ahantu hose. Gitinze umuntu no guhuna gahunahuna gusa yiriwe gutera amatse gutese kana kageze he? Ageze kuki? Kibasa umuntu ageze he? Cano yigeze he? Ko mba niri kunsiga bimeze bite? Ko afite abatumirwa yabakuye he? Ibintu nk'ibyo. Ubundi ibintu byakana kabimariye iki ko ntacyo bimwengewe. So nukuvuga ngo icyo nshaka ngiye umunsi wa none tugiye gusengera umuntu wiyumva muri bintu ngiye kuvuga. Yego. Yegera tumusengere. Kandi nta mikino irimo. N'ejo nzakomeza ibindi. Aribi tumusengere. Ibi bintu mpamvuze gutya umuntu abyumve, umvagere umuntu ufite twita chronic poverty, ubukene bw'akarande bwamubase bukamwizingira. Nukuvuga ngo bukugumaho inability to escape poverty, ku buryo ntaho bwigobotorera. Cyane urumva n'ubukene bugutindaho ukabura imbaraga zo kubwigobotora. Bwakuziritse n'imikoba, bwaziritse amaguru, buzirika amaboko, buzirika umutwe, ukihambira kubucika bikaba nturenga umutaro. Aha n'abadayimoni baragufashe kandi ngo bari bakoresha imbaraga z'abarozi burundu. Uzareba iyo uziretse imikoba ikomeye, uragenda ukayirega ariko uhita usubira inyuma, ugahita usubira aho wavuye nabi cyane. Cya kabiri, umuntu uhorana ibibazo byo muri finance mbese mu bukungu bwawe hahoramo utubazo, sufficiency bidahagije. Nyine ntabwo ubasha kuburagerageza, ntabwo bikunda. Warahagurukiwe, dayimoni yakugose n'imbaraga mbi. Ibi nshaka kubabwira ngo dusengere bano bantu. Abyumvise twinjiye muri izo mbaraga. Cya gatatu, gutsindwa muri burya business ubundi ntabwo ari ubucuruzi. Business ngira ngo ni ibintu, ikintu cyose kibyara amafaranga. Ni cyatangwa ni business failure.
ugatsindwa mu byo ukora byose byakuzanira inyungu, byakuzanira inyungu. Mbega muri make icyaguha inyungu cyose ukabona agenda utsindwamo kandi ntacyo utakoze kugira ngo ugere kuri urwo rwego. Abo turashaka tubasengere kuko Satani yarabagose kandi hari imbaraga zigomba gukora ibyo bintu. Icya gatatu ni indwara z'ibyorezo, ni indwara zo muri karande, maladie héréditaire mu Gifaransa. Uruhererekane mu muryango cyangwa yego urabyumva ariko indwara runaka ugasanga umuryango wose urwara amaso, ibintu nk'ibyo, urwara amaso, urwara ntuze, urwara igifu, urwara imigongo, sinozite. Mbega ugasanga mu muryango muhorana indwara imwe n'urupfu ugasanga ni rumwe. Aha hantu nko gupfusha abantu nka 3 bose ugasanga bakubiswe n'impanuka mu muryango, ni ikibazo. Uyu niyo turamusengera Imana niba hari. Ikindi abantu bahorana impanuka, abenshi rero bazi ko impanuka ari zo mu muhanda. Hari ufata icyuma kikamukeba, yafata urwembe rukamukata, yakuramo inkweto agatsitara, yafata itasi ikamumenekeraho. Mbega ukabona ni accident. Umuntu yaguteza igare rikavunika, garide ntuze ntumbaze. Umuntu yaguha imodoka ikabira yigonze. Mbega ku buryo ikintu cyose umuntu yaguha kamera ukabura yivunnye, ibintu byinshi bigapfira mu ntoki zawe. Baza iyi accident tuvuga ntago ari accident mu muhanda bakugonga, ni ibintu bikuba. Nk'urugero nk'umuntu naguha mikrofone kandi yari nzima yego ngenda byumva cyane. Ntabwo uri buze kumbwira ngo tusengera hamwe ko njya kuyigura, ntabwo najyanye isengesho ryawe. Wajyanye amafaranga yawe? Najyanye cash. Ni amafaranga wajyanye, ntabwo wajyanye isengesho. Ushaka kumfatira se? Rega fata tuha. Ntabwo tugiye twika ntabwo tuhatwika, tugiye gutwika abadayimoni biruka. Urumva ikintu nimubwiye aha ngaha Jerry, no kuvuga ngo ikintu cyakwita ngo ni frequent accident, nivuga ngo zihoraho. Ntabwo ari accident z'imodoka ngo bagonze, no akana kaguye karwaye ibise. Hari abantu zarabanakuze ugire ngo bacaga mu misumari, bafite inkovu ahantu hose. Ikintu cyose ubona kibaye impamvu. Fata telefone y'umuntu ikakumenekeraho, wafata itasi kameneka, wagiterura isafurika, mbega ukabona mufite accident mu rugo atabaho y'uruhererekane. Hari n'igihe uzana umukozi wagira ngo yaremwe muri accident nawe akasiga amasahani yose yarajanjaguye. Yego. Urumva no kwatura imbaraga ibintu bigahinduka. Uyu ni umwuka wo guteranya abantu. Umwuka wo guteranya abantu. None kumeneye ikintu se wakurura ugiseri rikavamo kandi cyangwa abantu ntabwo mubaza ariko buri bibaho hamwe bajya bavuga ngo nyine ngo umuntu ngo afite ukuboko kubi, ibintu byose ngo yakozeho birapfa. Yego nkoni kagaga cyane. Yakurira igare rigacika ikirenge, wamutiza ikaramu ikavunika, wamutiza imodoka bakayigonga, cyangwa yasobaga kubita igipangu cyawe. Hari izindi mbaraga bihanye. Izi nizo mbaraga tugomba kwirukana. Ubundi ibintu byose ndimo mvuga nibyo Satani hishama akabaza imitima y'abantu, kandi biriho. Umuntu yagutiza umwenda we wabambara ugacika ku ruhande, umusimari ukajya. Yego gakondo bamuzi gutira urubanza rukora ruravutse. Iyi accident yo ni imwe ituma abantu bahanga, igashyira inzigo hagati y'abantu bari inshuti. Yego nukuri hari abantu bagira akaboko kamena pe. Nzongera ngo utize se Imana batabara. Ikindi ngiye kuvuga, indwara zitagira ubusobanuro. Cyangwa ntabwo uri kubyumva je? Njyewe ndakukurikiye. Zitagira ubusobanuro. Indwara zitagira ubusobanuro. Unexplained sickness. Indwara zidasobanutse. Ugasanga harimo kubabara, hari ibiheri, kurwara umutwe udakira, umuganga ahaguye imiti bikanga, ariko bagashaka na source yabyo bakayibura. Kabona umuntu ahagaze ose arimo arikwatagura, yarwaye uduki. Ntabwo ari umuntu wicaye kwa Neymar arishimagura, kabona arimo arashima no hagati y'amaguru, ubundi uganda arimo atera agatoki inyuma byamuyobeye.
ku buryo hari naho ugera kubera uburibwe ukishima n'abantu bakureba utabizi ugasanga abandi baravungura mu ipantaro baravungura n'ibigori byahezemo kandi bakureba ni kubera iki araribwa ntashobora gusenga Imana tuzakomeza ko cyane ko biragaragara ko iminsi 7 ntiruzura tuzabereka n'ibindi bimenyetso runaka noneho ko tushaka ko mu kwezi kwa 10 dukubita imbaraga mbi z'abadayimoni bino yego tugomba gusengera no Imana ibaha umugisha Imana ibagiriye neza ibi bintu tuvuze ubyiyumvamo rwose nyaboneka buri muntu wese mu itorero niba uzi ko umushumba yagufasha wawe genda gufashe niba ari padiri genda gufashe niba ari musengana genda gufashe ariko niwumva ari umwe bw'abera ministries turahari tugufashe tugushyigikire niba ushaka kugira ngo kuri Ankoraho TV naho ugende Silas arahari agufasha umurimo w'Imana ariko umuntu abohoke amenye ibintu byose uko akwiye kubikoraho so rero Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu nagira ngo mbashimire nabwira ngo turi tayari amina kondisiyo ni imwe menyesha ko ukeneye gusenga ubimenyeshe mbere wimbwira ngo ndashaka ko dusengana uwo mwanya oya wintegeka nibidakwiriye tuza nkubwire kugira inama yego amahoro y'Imana bane namwe shalom shalom Amen.